abagabo bati tuganire Adere ati atangiranye na Tebya ati what is your name ndambwira Reagan ati Reagan is the former president of US yes. Okay dutera urwenya ho gace burya Tebya yabyana abanyanijera ati nitwa Adere ariko baba barihinnye nitwa Adereke ati ndi umuntu wanyu na David kugira ngo abasaze akunda kuvuga cyane ati papa ikintu cyonyine avuga mu bintu byose muvugana iyo amaze gutangira kuganira yashyushya Adere ngo no papa nuko bivuga so nuko Adere ikintu cya mbere rero twahise tuganira Ruvuyanga nyuma yo kunyakira kameme twagombaga kwinjira mu buryo abanyarwanda bibaza ubwo nibyo namubazaga nsubiza nawe uragenda ubimbaza none unsubize nka Adere amurusha twihute yo ducunguza uburyo mwete bwana Rigani umaze kwakirwa umutoza avuga iki ku bakinnyi batahamagwa mbere na mbere barimo Rage twagarukaga ku munsi reka duhere kuri Rage ikibazo cyanjye kuko nifuje ko tuganira nabo nko kuganira bitari interview kandi koko ni nabyo byiza niyo mpamvu twatindanye namubwiye nti ngi uko mbibona Rage yararenganye bagombaga kumuhamagara barambwira bati Rage ati twakurikiye imikinire ye ngo tukayibonamo ikintu cyo kuba mu mikinire afitemo akantu k'umunaniro ngo akina iminota 30 ngo kabona atangiye kwifata mu mavi ngo atangiye kwifata mu mugongo nk'umuntu urushye ndabacalenjinga ndavuga coach come on let us be realistic none se iyo minota 30 myiza kina ko yo mutamuhaye amahirwe yo kugerageza kuba yayikina cyane ko mumbwira ko Taiba mumuzanye nawe atari umukino uzabanzamo kuki mutagerageje umurusha gerageza kumwereka from last season this season munyera yabayizi izi match bamaze gukina bene uko nguko bigasa naho mu byukuri we atemeranya n'icyo kintu cyo kuba ngo areponda neza physically reka mbivuge gutyo so ni version y'umutoza si yanjye fine turakomeza ikiganiro ndamwira ni none se Rage birarangira nta muntu umuhamagaye nyine bivuga yuko physique ari ikintu kizabuza umuntu kujya muri national ngo none ntago nafunze imiryango ngo imbere ashobora kuzahamagarwa pour moi as ibyo twaganiriye ni ingingo tutemeranyijeho tuyivaho twavuze ngo let us natwe agree not to disagree kuko ngewe naindi mu ruhange rwo Rage yagahamagawe ni narwo nkirimo ariko muribuka case and discipline Rage ashinjwa mu Mavubi muribuka kipe y'igihugu ijya muri mu mikino ya gicuti muri za Botswana na za Madagascar murabyibuka icyo gihe Rage ari Madagascar na za Botswana zibasangaye na Botswana yego icyo gihe Rage mu myitozo ngo ntabwo akurikije amabwiriza y'umutoza neza nkuko abishakaga ari bwa Torsten yego ni nyine nicyo mvuga noneho navuga igihe aheruka n'icyo aheruka kuzira ubwo aheruka mu Mavubi noneho umutoza ngo amukura muri equipe yari arimo ya A asa nkaho mukuramo avuga ati ntabwo ari gukurikiza amabwiriza yanjye agafata agacupa k'amazi ari aragakubita agashota umugeni ibyo bibaha abakinnyi barabikora bakababarirwa aheruka kuri Rage ntabwo twemeranyije twikomereze naho nyine katwikomereze kuri Rage rero tuhavuye yavuze ngo ikiza imiryango ntifunze no mu bihe biri imbere nakomeza kwitwara neza hari qualifiers za AFCON twazamuhamagara icyo tukiveho ubwo Rage komeza kure cyane tujye ku bandi bakinnyi bakomeye nabo twibajije impamvu harimo bakinnyi nka Sahabo muvuga hiki Sahabo yambwiye yuko ikibazo cya mbere Sahabo afite gikomeye cyane nuko ashaka special treatment iyo nuko bwa Torsten yarabaye nuko bakubwiye ati papa ati ntabwo umukinnyi agomba kuza muri equipe nationale igihe yumva bishakiye yambwiye ati izi match za gicuti twakinnye na Algeria nahamagaye Sahabo muri equipe nationale abona invitation igeze muri club ye yasubije ko uwe agiye muri vacances
atari buze kuko wibuke sezo yari irangiye. Aramubwira ati se Sahabu ubu kuza imikino itari bufate icyumweru mubyibuke irakunanira hanyuma uhite ugenda ujya muri vakanse yawe y'amezi 2 arenga. uriya mwana ashobora kuba ashoboye ariko nawe adashobotse. Ati ntiwaza muri duty za national team ngo yamaze gupanga vakanse ye. Mu yandi magambo aho nemeranyije nawe pe. Kandi si uwa mbere no ku bwa Torosteni nabigana na Torosteni turi Nigeria arashoboye ariko ntashobotse rwose. ubwa Torosteni arambwira ngo umukinnyi ushaka kuza akagera muri business class abandi batagera muri business class umukinnyi ushaka kuza akarara wenyine muri cyumba cyanjye nyine kiri singo urumva umukinnyi ushaka kuza akavuga ngo niba abandi muha 1000 ngiye mu aya naya umukinnyi ushaka aroburija bya hatari aho ati rero umuntu yaba ari Messi wa muretse cyo nicyo turacyemera rwose. Aho rero Axel kibivuga atyo navuze ni nyereka igihamya cyuko mwamuhamagaye. Kushobora no kubivuga mutaramuhamagaye. Adele yagiye muri telefone yacukuye nk'isaha arashaka agukubita ikizibiti. aramwe ati si papa ayivuga ati papa ndareba kivuma mbona koko yaramuhamagaye arambwira ati rero jya mu mwanya wanjye nk'umutoza. Uwo muntu urumva atari umuntu ushaka kudikita no gutegeka uko ibintu bigenda. Nahise nkara waya nibyo aho navuye na muntu ugomba kuremera kurusha ikipe y'igihugu. Aho nemeranyije nawe n'umuntu wamuhamagaye umubwire ko vakanse zigitangira ntago ari muri midi ntuza ntago ibiruko byawe birimo hagati nibwo se zikirangira ngo no dukine icyumweru uhita ujya muri izo vakanse amezi 2. erega mwebwe mubona igihe bahamagarira ariko abakinnyi baba babonye korapu mbere y'abandi. Sahabu na Yoruke tuveyo uwo nguwo nahise mugani rwose aho ndemeranya nawe. Tujye kuri Samuel Gurete. Yambwiye ati Gurete ntiyumvikanye na Eric Nshimiyimana. Aho naca ninjye nkurikije verisiyo wigeze kuduha. Ati byagenze gute? Ati byari umunsi umwe tumaze gukina, hari match ebyiri twakinina aha, imwe twayikinnye na Nigeria indi tuyikina na Lesotho I think. Yego siko byagenzera. Yego iya Nigeria habanjemo umusore yitwa Samuel Gurete. Abwira Gurete ati ukuntu ushaka gukina ndashaka gukina icyo bita muri half space ukinira imbere ariko ugarukamo hagati. Half space si uguheza uruhande ariko si no kuzamo hagati nko mo hagati neza, ni hagati yo hagati na hariya barengurira umupira iyo urenze, ni nko kubamo hagati yaho ngaho niho twita muri half space. Ubwo byangora cyetse ndushanyije ikibuga kandi umwanya ni muto. Wumve ko atabari hagati neza nk'umuntu ukinamo hagati kandi numve ko abashaka kwaheza uruhande nk'umuwinga, kuko abavuga ati umukinnyi wo kuri kabiri nazamuka aze kuza kubona umwanya wamusigiyemo wo guca amazamuka ari uheza uruhande, ariko wowe uwemo hagati kugira ngo dufunge mediane yacu bikomeye. Yifuzaga kugira nk'icyo bita mediane y'icyo twita Rozanje, niko tubyita muri noza za coaching, aho uba ufite nimero 6 ukagira umukinnyi usa n'uri gukina iburyo kuri 7 ariko asa n'ukiniramo hagati, n'uri gukina kuri 11 ariko asa n'uwegereyemo hagati, n'uri gukina 10 ari imbere yabo mo gatoya ateganya na nimero 6 ariko barimo hagati. Real Madrid ya Toni Kroos Real Madrid ya Toni Kroos kuri pesi barafina namushaka imbere cyane, no kuri rutayizamu ufite araba ari imbere. Nimero 6 abaringane na nimero 10. Real Madrid ya Toni Kroos yari bagaringane na Jude Bellingham. Fede Valverde na Chouameni bari ku mpande gutya. Umwashi barawuzi ni kare ibihengamye. Woni biko twabitaga mu Kinyarwanda ngo ni kare ihengetse. Bwana Rigani none se Samuel Gurete nyine ubwo banzuye ko akabazo kararangiye. Umva icyabaye kutumvikana si imikinishirize. Ibyo bamukinishaga birangiye hari icyo umutoza akora, kuko ibyo bambwiye numvishe bituzuye nkora icyo bita contre verification nk'umunyamakuru, ko sinashakaga gufata ngo mirenda kanje wagiye wambaye impu ebyiri wambaye ndaganira nk'umuntu ariko ndanabaza icyabaye 100%, kuko abantu bashaka kubwira ibintu babikubwira ibyo mu ruhande rwabo. Nawe icyabaye niki? Uyu musore ngo match irangiye umutoza kamemo abahereza icyo bita comments uko yabonye match, aravuga ati mu byukuri ntabwo wagize match nziza, ibyo twumvikanye si byo wakinnye, donc hari aho wagiye ukora amakosa yajya duteza ibibazo. Ariko Adele aravuga ngo ariko nta kibazo, komeza ukore, dufite match ya Lesotho n'ubundi tuzagukoresha.
ntiyamubwiye ngo uzabanzamo, yaravuze tuzagukoresha kuko njye nakoze contre verification muri equipe nationale ndani. Nabaje ngo ni iki yamubwiye match irangiye kuko icyo nicyo gifite agaciro ko kugena ikizaha muri Lesotho. Ati yaramubwiye ngo tuzagukoresha, ni nka promesse, ni nko kumwe ati okay ni match ntiyagenze neza ariko uzagira umwanya ku yindi. Fine. Adele yaje kugira akantu ka flu ka grippe, marabyibuka icyo gihe anavugiraga nko mu mazuru. Ntabwo yigeze akora press conference. Yego nibwo yoherezaga Eric. Yego yanga kujya guhura n'abakinnyi kugira ngo atabanduza ako kantu ka grippe yari afite. Arangije abwira Eric ati genda uvugane na Gareth umubwire ko atari bubanzemo, unamusobanurira impamvu y'icyo dushaka muri iriya match, ko dushaka umuntu wadufasha kugumana umupira. Therefore saha barabanzamo match ya Lesotho. Mu kubibwira rero umusore witwa Samuel Gareth muri butangire uraburi kuri bench arakina saha, ariko umusobanurira impamvu. Eric amaze kubimubwira ngo yaramubwiye ngo coach ngo ntabwo muri aba professionnel, ntabwo muri abanyamwuga. Iryo jambo ntabwo muri abanyamwuga Gareth kurivuga abakinnyi bambwiye ko aryemera ko yarivuze, ariko icyamuteye kurivuga ubwo nicyo ngira ngo musesengura mufata w'icyemezo mwe nkambi. Nicyo kintu cyanarize coach yari yakoze nyuma ya match ya Nigeria, amubwira ngo ntiwagize match nziza ariko tuzagukoresha kuri Lesotho. Abo rero bakavuga ngo gukoreshwa ntibivuze gutegeka kubanzamo. Nanjye aho ngaho niko mbyumva, ariko ushobora no kuguha iminota 30 ya nyuma zo kubanza mu kibuga, ushobora no kuguha 15, nshobora no kumubwira ngo kina half time nkakuzana mu gice cya kabiri. Ariko se utanasimbuye kuri Fed match ntusimbure, byo hari ikibazo. Kuvuga ngo tuzagukoresha ntabwo bisobanuye ngo tuzakubanza mu kibuga. Aho rero ngo naho yagaragaje case ya discipline. Nongera kugaruka kuri rya jambo coach, have you take your time and talk to him maybe on call cyangwa mu wundi buryo, cyangwa arabiretse watereye iyo. Arambwira ngo icyo navuga sinafunze umuryango we, atari ko no muri club y'ubu ngubu ntiyarari guki. Ati rero nakore cyane aho ari, ati ibyo nzabirenga, icyo si ikibazo, mubabarire agaruke muri equipe nationale. Ariko aravuga ngo mu bintu ngomba kubamenyesha nk'umutoza, ubwo yanambwiraga nanjye ambwira ko Eric yari yamubwiye ko afite licence C, ari gushaka kuzakora licence B, ibintu nk'ibyo nyine. Aravuga ati ugomba kwempoza ikintu cyitwa discipline muri equipe, umukinnyi ntiyumve ko ari igitangaza. Kinyabupfura, imyitwarire myiza. Gareth ni musozi ibye. Gareth yararenganye ntiyarenganye? Ntabwo yarenganye, nyine matararenganye. Ni mwanzure Sami. Ubwanjye ubwo ndumva igihano cyarabaye severe. Yashobora nko kuwenda nko kurata nka korapu nk'imwe, aba bindi bakaba bamugarura kuko ni akanyafu. Ariko ntabwo byakwiriye kuba bitinda cyane kuko ni case ya indiscipline, ariko umuntu ufite ubushake bwo gukina waganiriza ukamubwira ati wenda naka indiscipline wakemura. Kandi usanzwe ufite na reputation nziza, usanzwe uzwiho rwose kudasuzugura cyangwa se no kwivumbura no kwigumura nko mugenzi wundi twavugaga ruguru. Undi we yahuye na case nyinshi nka Sahabo yajyanye ibibazo n'abantu batandukanye, ntabwo ari Adele gusa, nabo usibye n'abatoza. Sahabo ntabwo ari inkuru katubyihore, ni ibibazo. Ariko kuri Gareth ariko kuri Gareth ya Sahabo singo yembona ibihano byaratinze kurangira, yagakwiriye kuba yaragarutse. Yari burate match nka ziriya za Nigeria na Zimbabwe nko kuri zibacaga kuri twihute dukoresheje neza tujye kuri York bimeze bite. Uwo bita York rero ni ikintu bahuza n'uwo mugenzi we wundi uri munsi inde Sahabo se we ahuye na Sahabo. Ni bamwe ni abantu nyine baza muri equipe nationale bafite amakondisiyo menshi, bategeka ibintu byinshi, begizije ibintu byinshi, aho umuntu abona ngo bisaba no kumufata mama kugira ngo umuntu inama nagira Sahabo. Ati rero ntabwo umwanya wa special treatment, bakina ahantu heza bahembwa neza, bazigondere ka private jet. Adele arakubwira ngo mwose ngo nanjye ngo ngenda ngo mu ndege bisanzwe nk'abandi papa, ngo nanjye ngo ngenda niciye mu myanya isanzwe, ngo who are you?
aravuga ati reba seve mfite reba abantu natoje mu kipe najyanye mu gikombe cya Afurika amaze gutoza mu bihugu 18 yatwaye ibihugu 3 mu gikombe cya Afurika ubuheruka niwe watwaye Tanzania mu gikombe cya Afurika ati Botswana y'Abaroko mu gikombe cya Afurika ngo mwebwe nuko mutagize yakinye muri GS Kabiri imwe ariko yatwaraga ama Champions League yarambwiye ati nasenya nka kumwe ninde bigeze kuvuga ngo iyi Roma nayisenya nkarara nubatse indi ni Kaisari amaze kwimira nyinshi Kaisari nero yaravuze ati rero nasenye ati Burundi nge nafashe ba Shasiri mfata ba Piero mfata ba Saido mfata abakinnyi ari abana ari impinja b'imyaka 16 hano uno muri Kiyovu ninde Cedric Amisi ati bagifite mu myaka 10 nande introduce nkoramo abasaza ati mfata abana bitwa bangamo inka yakavuze ati mwebwe aba barabakanga kwera ko ari wo mufite ati ngewe naterura azero nkafata abana nkashyiramo kandi nkanajyana ekipa ati nge ntabwo waza kunyentimida ati no papa mu bintu byose utakwemeranya na Amurushe ibyo ngibyo turemeranya komeza kuwundi twihuta Nige na Clement international avuga ibintu bibiri yaravuze ati namaye match muri Algeria ntiyareponda neza ati amaze kuza asimbuye mu gice cya mbere ati kuri ubu ngubu muri equipe nationale ati ntabwo yarari gukora neza ndamwira nti ko abantu muri equipe nationale cyangwa muri club muri equipe nationale ati ntabwo yakoze neza umwanya twamuhaye ati no muri club ariko nureba ati ntabwo ahagaze neza ndamwira ko ntabwo mbyumva none se wasiga Clement bwo twari igihe twigeze kubona wahamagaye umwana w'umusimbura wo muri APR kandi none watanakina Clement kina Alex ubwo bavuga nduwayo Alex arambira ati rero ngiye kugufasha nk'umutoza ufashe nabande ati ngewe simfite inshingano zo gusobanura media atari ko byura ufitemo agatushe ka technique gake reka ngufashe kumva uzabwire bagenzi bawe uzabwire n'abanyagihugu ati nge simfite umwanya wo kwigisha umupira aravuga ati uzi icyo bita kwintroduce narimaze kukubwira kuri abakinnyi b'abarundi yarambwiye ngo abakinnyi bose mpamagara muhanze mu bishyire mu bwenge baba bagiye gukina mpamagara abakinnyi mbonamo akazoza ati n'ubu ndamufite umwana witwa Dylan muri equipe nationale arambwiye ati ntabwo azakina ati mfite axe yanjye keretse igize ibibazo ati mfite manzi mfite na Ange ati simubeshye muri 11 nibo bazabanza Dylan cyangwa Jalil ni Jalil Nganje ufite utudred ko yambaye ingofero yafunguye hano inyuma gutya urakoze cyane arambwiye atari abantu bose bamwemera muri national abakinnyi bamwemera ko ratusha afite uzi icyo yambwiraga Axel yarambwiye ati he's the future Samir bivuze ngo kizi the future na hazaza no umukinnyi wa hazaza ati none se nintamuzana ngo arebe iyo hoteli ahumuwe ko arebe uko bambara umwenda wa national aboneka abatoza atari ibisimba musuhuze muganirize atsindwe dutsindwa birebe uko tuganira muri national yumva iyo rangaje ati niyo mpamvu nk'ubu ntamugaruye hati nkongera nkashyiramo niba atamugaruye ni Dylan Mayesu ukina muri Potential yo muri Example umwe muremure cyane w'inzobe niwe yawuzaga na Ntuza na Alex ambwiye ko kuntu nyine yajya ni Dylan muremure cyane w'inzobe arambwiye ati rero nzagenda mbahereza umwanya abana benshi bagende basimburana bajye babona ko rap muri national bataje gukina baje gufata nk'ubumenyi gatoya kuri equipe nationale nuko nguko yabisobanuye arambwira atari ko ati hari mugenzi wano muri APR bakinana ati mbona utari kwitwara nabi Yunus ati si ikibazo mfitanye na APR si ikibazo mfitanye n'umuntu wari we wese ati Clement ati ni umujene mwiza atugirana na discipline ati nawe nashyiremo imbaraga azongera agaruke muri equipe nationale ni ikipe kuko yambwiraga ijambo ati akoze kunadera aravuga kanahaguruka akavuga ngo ari n'igihe nk'iyo ari kugusobanura akantu utari kubyakira neza ahita ava mu gifaransa agahita ajya mu cyongereza cyane nibyo rero uwo ni Clement nawe ni ugukora umuryango ntiwafunzwe yego abo n'abakinnyi rero twadufiteho dute nyine twibaza ku cyo batahamagawe nabo ariko na equipe nationale izagarura ikintu cy'umuco wo guhamagara abantu bakabaza ibibazo ibi ngibi bagakwiriye kuba twarabibajije bagihamagara equipe irahamagara uzacunge n'amakipe y'u Burayi akora press conference bagahamagara nationale no apana izi ngizi z'officiel press conference kuri selection yahamagaye yakora urahamagara umuntu akabaza bikarangira ubu ngubu ntago RV ya match twakwiye kuba tuganira utaraje yanagutero twase akavuga ati ntago bihuye reka twihuta cyane tuza kubwira n'abantu kuri rero gatoya iminota mike ariko nyuma yo kubwira aba bakinnyi arimo arategura gute Bene cyo ni icyambere message nyine yaguhaye wahereza abanyarwanda ni iyihe ese connexion akora kugira ngo dugire abakinnyi benshi basohoka hanze y'igihugu byo byifashe gute kuko burya
bagore yuko ufite abakinnyi bakina hanze cyane aribwo bakura mu mutwe kandi ikipe y'igihugu ikanakomera binyuze ko isora shampiyona isora abakinnyi benshi ibyo byose gerageza ubikomere ukoresha igihe neza kugira ngo tujye muri Rayon Sport ejo no kwa gatanu ndasiga icyo gukina na Beno ko azakina nayo icyo ndaketse kuko ejo bizaba ari match day ejo ni match day ejo uko umutoza apanga ko sinshaka kuvuga liste mbere ya match reka nzayivuga ejo mvuga n'icyo bita game plan mvuga n'uburyo bw'imikinire y'Amavubi vis-a-vis y'imikinire ya Bene. Twagiye kuri connection z'abakinnyi ni kiri uburyo yambwiye ati ndahagufasha naramugeni abantu bavuga kuri umunyamadiri niko bakwita bavuga yuko waje kuri deal kandi bakavuga yuko uri umunyamadiri ko gutoza rwose ngo atari ibya hatari ngo ariko wiyiziye mu bintu bya deal tamwe se ibintu nk'ibyo abati mu papa sinzi nebutse no kumubaza kandi kantu bavuga ko ngo iyo hamagara abakinnyi nyine ashakira amakipe yabanje arambwira ati ni icyaha gufasha umukinnyi wa equipe nationale kubona aho akina ndambwira nti ushatse kuvuga iki arambwira ati first of all ahita anyereka ritika yo muri Afurika y'Epfo rwose ati Fiacre ejo bundi agira kiriya kibazo cyo kwanga gusimbuzwa njyewe kubera connection mfite navuganye n'umutoza w'abazamu w'ikipe ya Kaizer Chiefs ati mvugana na senior coach wa Kaizer Chiefs nsabira umukinnyi wanjye imbabazi kuko nari mbizi ko ari case yamuteza ibibazo bikomeye cyane nkora ama connection muri media muri Afurika y'Epfo mbasha gusobanura ko ibi bintu bishingiye ku bijyanye na passion n'inyota y'umukinnyi kurenza uko byakwitwa indiscipline kubera pressure yari muri Afurika y'Epfo afana wa Kaizer Chiefs ati mbasha guhosha uwo muriro muri media ndetse no muri camp ye mu batoza be ati umukinnyi wanjye mbasha kurekipera confiance ye nabo bamugira amagambo meza nongera kumwakira muri equipe nationale ameze neza ati nakoze neza nakoze nabi ndavuga ni karabo nawe wakoze neza ati cya kabiri ati uriya mwana nashakiye ikipe muri Luxembourg ati banshinda ariko ndi umukomisiyoneri ati gufasha umukinnyi kubona ikipe ni icyaha uwo ninde uriya mupeta avugaga Dylan Maes ati si iyo muhaye ahantu ajya gukina mba ngize nabi ati mbikoreye ndetse ati mbikore umunyarigeria mwene wacu ndavuga nicyo ndumva atari icyaha ati muzika ninjye wajyanye biramahira Bedi muri USA marge ndavuga niko hari fununu zivuga ko hari undi muntu wabigizemo biramare na niseti ati bimeze bite ko bavuga ko ari undi arambwira ati rero ati hano mufite akantu ati nabayeho muri Kongo ntoza mutema pembe nabaye imyaka itatu ati mufite akantu kameze nk'akabakongomani ati abantu barikina kandi batarakoze ibintu ati ibyo ninjye wabikoze ndamuguha umwibarize nasanze n'umwana we yari yaje kumusura Abed afite umwana mwiza cyane Abed Jean yanakoze n'ubukwe koze na mariage civile yavuze ko itagomba kurimo umusirikare n'umwe anyereka abakinnyi batatu bro bo muri Azerbaijan barimo wa musore twari twakunze Mikels uzi ko ari batatu yari yahamagaye se ateye ubwoba bamwe bavunitse mbere yari yarakoze amakontakte baremeye gukina u Rwanda n'u Rwanda rwiteguye kwa ibyangombwa n'abakinnyi batatu niba ari igihugu gikomeye mu mupira kiri kuzamuka neza muri ibihugu byo muri Europe de l'Est Azerbaijan iri kuza ko ni mujye reba nko muri Champions League ni batatu mutegereze batatu muri Afcon qualifiers bakomeye cyane batatu bakomeye bakina muri ibihugu byose byitwa ngo birakomeye reba mu mariste yabo nta gihugu dafitemo umukinnyi wo muri Azerbaijan ukina muri championnat Azerbaijan bihugu byo muri Afrika rovuyanga na majeni aba bakinnyi uri kumbwira niki kigaragaza ko ari we wabashatse yumiwe nkunda ibimenyetso ajya muri telefone afite telefone ebyiri afite telefone izi zigezweho nyine z'ama iPhone 10 na kangahe akajya n'akandi kameze nk'aka iPhone 6 ka kera tumwe twa kera ajyamo cyangwa nka 8 gato cyane ajyamo mbona arabinyeretse aranyereka bavugana n'abakinnyi na wa mukinnyi avunika yamwereje voice note arayinyumvisha mbona na texte z'abandi nabo bagiye bavunika arambwira ati ibi bintu byishe uko napangaga gahunda zanjye atari ka abakinnyi ngiye kubasigira cyangwa ngiye kubaha igihugu ate se ni bibi ndanga nibyo ntabwo ari bibi kudushakira abakinnyi ntabwo twabiguhora arambwira ndamubwira nari kubagushinja kurya winjya uroye nacyo kibazo cyawe ufataho arambwira ati aba bana hari n'igihe federasiyo bahamagara abo dusezereye ntiba amafaranga yo kubaherekeza njye ngakora mu mufuka nkabaha amafaranga yanjye arambwira ngo ndeba mu maso nkubwire arambwira ngo imyaka nkoze
n'ahantu nakoze muri za FIFA n'ahandi anyereka ibintu ari kuvuga ba Wenga bicaye aho ngaho bari mu bintu ngo by'amahugurwa ya FIFA ngo ni instructeur buriya muri FIFA anyereka amakonekisiyo y'abanyamakuru afite ngo yakora punditry n'ibiki arambwira akoresha akajambo k'igiswahili ngo njye ntago ndi muri babagabo bavuga ngo saidia papa ndi umusiramu mutazanansuzugura munsuzuguza hataba abana ndabasaba ikibagira iki aba bana bejo bundi ati mwozi imyaka myinshi kariyeri professionnel ati shaka gusaba umukinnyi amafaranga kuko ndabizi neza ko ejo azabisuzugurira ati mfite uko mbayo mfite famille yanjye mfite ubuzima bwanjye ambwira ikintu gikomeye mbaza na Eric arakinkonfirimira nanze kukivuga Amavubi atarakina nzakivuga match ya Afrika y'Epfo irangiye kigaragaza ko uzakinyibutsa kigaragaza ko ibyo amafaranga ngatabiriho rega muri iyi minota isigaye abareyo bakeneye kumenya imitoreze yabo imeze gute ese baratandukana n'umutoza ese arahaguma byifashe gute ejo twagiye tubabwira yuko hateganyijwe inama ikomeye cyane igomba gufatirwamo icyemezo niba umutoza wa Rayon Sport afahamiya Rotfi asezererwa cyangwa se niba akomeza imirimo muri Rayon Sport. Inkuru irimo Ruvuyanga ku munsi w'ejo ntabwo abantu bagombaga guhura mu nama uko ari batanu hari abatarabonetse biba ngombwa yuko yemeranya ku inama bayisubika bakayishyira uyu munsi. Abo bantu ni bande buri wese arabafite izihe nshingano barahura bafite izihe position. Uwa mbere ni president wa Rayon Sport birumvikana Tade agomba kuba hari. Uwa kabiri ni vice president ushinzwe ibya technique akaba ari Prosper. Uwa gatatu ni Gacinya Chance Denis akaba ari umujyanama se byose yo poste afite. Uwa kane nuwo bita Irambona Eric akaba ari we ushinzwe ibijyanye na administration muri Rayon Sport. Hanyuma uwa gatanu ashinzwe finance akaba yitwa uriya mu mama yitwa Liliane. Urakoze cyane kunyibutsa. Rugangura ngo uyu munsi barahura. Liliane we nibemeza yuko ari bugende icyo wari bukore ni ukureba muri kontra ye hanyuma akareba uburyo agomba kuzaganira kugira ngo bamwishyure ibyo agomba kumwishyura mu buryo bw'amafaranga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri Irambona arakora presentation igaragaza umusaruro w'umutoza n'imikinire ye. Irambona aza kuyipresenta position y'abayobozi barimo rero. President wa Rayon aravuga ngo uyu mutoza tugomba kumusezerera tukamwishyura kigendera ntacyo tuvugana nawe nagende. Prosper akamuga yatoya president ati umutoza siwe kibazo ikibazo n'abakinnyi batari ku rwego badashoboye. Tade akagaruka akamuga yatako vice president Prosper abo bakinnyi uvuga badashoboye abenshi si abakinnyi yifatiye ubwo yaturangiye. Siwe wemeje kuyata adace muri test. Siwe wemeje narindwa adace muri test. Siwe wemeje agenda amutonde. Atese niba ari we wiguriye abakinnyi akabazana kanga abandi bari ngo bakaramoko n'abandi banyuze muri test. Ati ninde ugomba kubazwa umusaruro muke wabo ko ari we wabiguriye atagomba gusezererwa. Ikindi aravuga ati abakinnyi ntibakimushaka abakinnyi abasiniya tuganira ntibamukunda imikinire ye bavuga yuko badatorwa ikipe itagenda. Atese urashaka yuko tumugumana gute niba bisaba kumwishyura miliyoni 15 zingana n'amezi 3 ye y'umushahara kuki tutayama akajyana no mwungirizo we bakagenda. Gacinya sinabashe kumenya uruhande ariho ariko iyi nama iteganyijwe uyu munsi iraza kuba irimo icyo bitavuta ni kuvute kuko avuga ko Prosper nk'umuntu wazanye afahami ya Rotfi avuga ati biri no mu nshingano zanye nka vice president ushinzwe technique kuba nafata icyemezo ku mutoza niba haguma cyangwa agenda. Prosper ngo yiteguye kuba ari kuri defensive avuga ati ya mutoza si ikibazo tumahandi mahirwe guhindagura si byo byubaka. Ati nabandi bagiye abantu babatuka avuga ko ntacyo bashoboye ati reka tumuyigiye match 5 nago zidefinisa ubushobozi cyangwa ubuswa bw'umutoza. Undi president nawe Tade ati nkurikije ibyo numva nabakinnyi nawe ngari kuri defense ravaro ati miliyoni 15 tuzimuhe agende. Gacinya ube hagati y'aba bavandimwe uganire igipfura gitore wumva ibitekerezo nawe ubafashe kuhugiraho bahuriza ubundi
icyo ndi buze gukora bwa butasi bwawe ni ubuhe investigation surveillance na reconnaissance ndabwohereza mu cyumba muri buba murimo byanze bikunze ejo nzaba nzi uko ibintu drone z'ubutasi bro bizaba biryoshye kurusha uyu munsi tunakomereza no ku mutoza wa equipe nationale na match yo ku munsi w'ejo ndabashimiye mwese